Hi, umushiti wanjye yanyandikiye ambwira ati Eric nabonye visa ariko ntago naturutse mu Rwanda, naturutse mu Bugande. Ndaseka ndambwira ati ubwiye n'abandi bantu bose bace muri Tanzania, bace mu Burundi, bareke gusubira mu Rwanda kuko ibonye visa ya Pologne ugasubira mu Rwanda utuma batangira gutekereza ibintu byinshi cyane. Hari ishobora no kubura ubuzima bwawe, birashoboka. Niba hari ikintu kiri ku meza y'u Rwanda ni gute bagabanya umubare w'urubyiruko uza muri Pologne. Kugira ngo ariko byamaze kuba bibi, hari aba operatives agent, abantu byihebe abicanyi bashaka kudisabiliza abantu abanyarwanda ba muri Europe baca muri Pologne nk'abanyeshuri. Ni kuvuga ngo ni ikibazo cyamaze kwivanga. Niyo mpamvu kubona rendezvous bisigaye bigorana, bitware amezi 6 arindwi umwaka. Kubera iki? Kubera ko leta yacu y'u Rwanda ibonye nta mahirwe aho kugira ngo yaharira urubyiruko igakoresha mu nyungu zabo. Cyo ni ikibazo dufite. Umutekano muke abanyarwanda bateza muri Tanzania byafekta abanyeshuri. Ugize ngo ubonye visa akakubaza ngo wabonye gute visa, we wayibona gute, ninda kwishyuriye, border yawe iri hehe, wishyira amafaranga, wize hehe, byose barafite muri systeme zawe ariko ugomba kubikubaza kugira ngo utsindwe. Urubyiruko mushaka kwiga muri Pologne mukoresha uburyo bushoboka bwose, abantu bake babimenye. Nubona visa ubyibikeho n'umuryango wawe cyangwa wenyine uce mu kindi gihugu uje kwiga. Birashoboka cyane. So thank you very much. See you, kandi welcome to Poland. Yeah.